Niba ugiye kumuha umugabo wawe, kora uko ushoboye utazure neza igitsina cyawe, sibyo? Tanyura neza cyangwa se garama neza, ufate akaguru kawe ugatambike hirya, utambike n'akandi hirya nyine utege nk'umuntu nka kuriya ziriya nka amahembe yazo aba ateze neza, sibyo? Utege neza ku buryo ari buze kukumva. Ni ukuri ni byiza ko ushobora kuba wakora ibintu buri muntu wese akabyishimira, apana gukora ibintu umeze nk'aho hariho umuntu uri kuguhatiriza, ntabwo ari byiza. Bikore neza noneho nurangiza ufate umusego cyangwa se uzinge kuvurori cyangwa n'ikindi kintu hafi aho ngaho gishobora kuba cyagufasha, ushyire munsi yawe niba mutari buhite munyazanya, numara gushyira munsi yawe uryameho ku buryo ikibuno kiri buze kwiterura. Ikindi gerageza woroshye igitsina cyawe mugore, hari uburyo umugore yoroshya igitsina cyiwe ku buryo umugabo iyo arimo abikora aba yumvamo imbere harimo habyinamo utuzi, haba harimo habyinamo amazi, ucumita wumva biryoshye, ucumita ukumva nyine biraryoshye pe nawe urabyumva, mbese sinzi ukuntu nabisobanurira abantu ariko muri bakuru murumva cyane, ugacumita neza ku buryo umuntu ari buze kuyumvamo neza fureshi, noneho nawe ukarwana n'uko igitsina cyawe mugore wowe ukarwana n'uko igitsina cyawe kitari buze kuma, kubera ko iyo cyumye uba ukoze ibintu bitari byiza, nyine umugabo wawe uba umuhemukiye nyine muri make, aba ameze nk'umuntu ari guhatiriza. Hari uburyo nigeze kubabwira yuko abagabo bakunda guhatiriza mu gitsina, nyine bakumva ko hafashe ariko nanone hatari ugufata mu rwego rwo kuvuga ngo ni uko habuze ububobere cyangwa amavangingo, ahubwo babikunda iyo hafashe nyine kubera ko utarareguka cyane, sibyo? So rero mu gihe muri gukora imibonano mpuzabitsina muba mugomba kwiyoroshya, kubikora neza kugira ngo buri muntu wese yishime anyurwe, kandi anyurwe bitewe n'uko byamugendekeye neza hagati yiwe na mugenzi we. So rero niyo mpamvu tubwira abagore niba ugiye kubikora wikiyima umugabo wawe, hariho abagore benshi biyima abagabo babo ugasanga nyine ntashaka kubikora, arimo arabikora atabishaka, arimo arasa nk'aho ahatiriza, noneho yarangiza agahita akimana. Hari uburyo abagore bashaka kukimana akiguha ariko agasa nk'uwicurika ukuntu, ku buryo nyine kukigeraho nawe ubwawe mugabo bigutwara imbaraga nyinshi bikanakugora. Ibyo rero ntabwo tubishaka, ntabwo dushaka ibintu bimeze gutyo, ntabwo dushaka ibintu bitwara izo porosesi cyangwa se bica muri izo nzira, twe turashaka ibintu byoroheje, umugabo wawe umwirekurire, umugabo wawe nawe akwirekurire, muhane ibintu byiza cyane, muhane igihango buri wese atazibagirwa kuri mugenzi we, kubera ko iyo umugabo akurongora neza ntabwo wamwibagirwa, n'iyo umugore akiguha neza ntabwo wamwibagirwa. Bivuze ngo rero si byiza ko ushobora kumwima, se ubundi ubwo uba ukibikiye iki? Nta kintu uba ukibikiye, kirekure apfa kuba ari umugabo wawe. Wenda ahantu nshobora kuba nabagira inama nk'aba bakobwa bakunda gutanga amavanse, abo ngabo nshobora kubagira inama imeze ite rero? Nshobora kukugira inama nkakubwira ati basi byibura gerageza uburyo ki bwose bushoboka wifate mu gihe ugiye kubikora, wikomeze were kwirekura, ibyumba byose were gutuma babikurangaza, kuko iyo ukiri umukobwa hari uburyo ushobora kwiha nk'umugabo akakurangaza, cyangwa se wajya ujya gutanga avansi ugasanga wenda nta nubwo anagushatse kandi waramwihaye wese, yarakurobaguye ibyumba byose yarabimazemo uburyohe, nta hantu hamwe ushobora gusanga ufite uburyohe. Wenda ku mukobwa byo birumvikana uba ugomba kujya gutanga avansi ariko ukagira uburyo wifatamo, wifata ukikomeza, nyine ntiwirekure cyane. So rero
iyo washatse ukaba uzi ko uwo mugabo ari uwawe, umukunda nawe agukunda, uba ugomba kumwirekurira ibyumba byose akabijagajaga, akabyinjiramo nyine nk'umuntu, akinjira kuwe nyine nk'aho atari umushyitsi. Uzabicunge iyo uzi ko iyo umuntu ari umushyitsi aragenda akicara muri salo gusa aho bamuhaye karibu, ntiyirukanke mu byumba. Rero urumva yuko atandukanye na nyir'urugo uzaza akirukanka mu byumba hose kuko aba ahafitiye uburenganzira bwo kujyamo. Rero biba bitandukanye, niyo mpamvu rero iyo ukiri umukobwa, iyo utarashaka uba ugomba niba waranabikoze uba ugomba kubikora ariko ukagira uburyo ki witsimba, ukagira ikintu ubika, ukagira ibyumba nyine uzigama kugira ngo wa mugabo uzagushaka nawe azagire bacyita ngo icyanga yumva, azabashe kugira icyanga yumva mu mubiri wawe, akwishimire, umwishimire, mbese muhane igihango gifatika. Ariko nujya kwirekura hanze aha ngaha kandi uzi ko utarashaka umugabo, bazagutanyaguza, nibamara kugutanyaguza uhinduke nyine gasheshe idafite icyo imaze, ku buryo umugabo azajya kureba akavuga ati si nk'uyu nguyu, mbese nyine usange n'iyo ugiye kubaka n'urugo ntabwo bakwizera neza. Ibyo rero bituma nabagira iyo nama kubabwira ngo mukore uko mushoboye, ibyo bintu mubikore neza, ariko mu gihe umugabo ari uwawe, mwarashakanye, mwarasezeranye, nta kibazo mufitanye, mwirekurire pe, mwirekurire, umwirekurire ku buryo ari buze kukumva neza, ari buze kumva yagishemo neza aho ashaka kwigeza. Hariho abagabo bajya gucumita agasanga wamuteze, wamushyizeho umutego imbere. Burya mu gitsina cy'abagore habamo imitego, hari uburyo ujya kumva ukumva ukubise nk'ahantu ku igufwa, noneho abagore batoya bo mwubahwe abagore batoya hari uburyo akwitambika kabisa mo imbere ugahita ubyumva ko yakwitambitse. Twebwe abagore banini bashobora kukwitambika ariko ntubashe guhita ubyumva kubera ko baba bafite ahantu inyama nyine zifashe ziri, ariko nk'umugore mutoya kubera ko aba afite amagufwa yumvikana cyane kurusha inyama, hari ubwo akwitambika wasunikana n'imbaraga ukumva ukojeje ahantu hatari heza nawe ukababara ubwawe. Rero mugerageze mwere kwitambika abagabo banyu, mubirekurire ni ukuri, bajye bashimishwa n'uko bashatse neza. Buriya hari umugabo uba usanga mu muhanda ari kugenda amwenyura avuga ati ni njyewe wagize amahirwe washatse runaka, umugore unyitaho, umugore umakeya neza mu buriri, umugore unyitera ku muryango, umugore unyitera ku bana, umugore udafite icyo atwaye gusohokana, ugasanga nyine we ari kugenda aha Imana icyubahiro bitewe n'uko yishimiye ko ubuzima bwiwe bugenda neza. Rero ubuzima ni buto, ubuzima burahenze, mugerageze mububemo neza bizabafasha. Nagiraga inama abagore mwirekure, mwere gutinya ibintu